yego ufite gahunda kujya ku mama biti wase oya mureke wirwana hano mbabari ufite kujya gukura oya mama biti oya icara mbabari icara oya wirwana oya mama biti ntago twaje kurwana mama biti icara hasi oya wirwana mu kiganiro oya reka bakubite icara mbabari oya icara mureke oya mureke mama biti ugiye gusangira umugabo na mama wawe oya ariko sema oya ariko urabona kugira ngo arire oya umva mbanze ngo bagira ngo ushingika nkari uragira ngo arire icara hasi uragira ngo arire bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mwese mu bihugu bigiye bitandukanye ndabasuhuje uyu munsi turi kumwe n'umwana ndetse na nyina tugiye kuganira ngira ngo ubushize twaganiriye na Kayusi ndetse na Betty inkuru nziza itahi wabo ko babaye mwe ubu Betty ejo bundi turabona yambaye impeta ku gatoki ni byiza rero nibyo kwishimirwa ariko nyine mama we ntago abyishimiye ariko kuri no munsi nyine iyo ikintu cyamenyekanye n'ubundi nta mpamvu yo guhishukura kandi kwagiye ahagaragara nta kundi byagenda turi kumwe na mama we nk'umubyeyi agomba wenda ntago mvuze ngo agomba ariko ntago n'ubundi bakundana mu mwibanga nabyo abagomba kubimenya agaha abana umugisha kugira ngo nibone wabo ugende neza mama tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane ariko Keza kuba ngo naha abana umugisha ahubwo genda reba nkabona uyu mwana ndumbiye bigenze uko nabibonye yaba ndumbiye kuko naba ndumbishije cyane gute oya none se reka nkubwireke umuntu ni gutakundana n'umuntu twabyaranye ayo ko ari amahana atabaho sundi Betty reka nkwaze ikintu kimwe we kwampakane ko utagomba gukunda Kayusi kuzi ibyo yakoze wagiye kumukunda gute kandi uko nabibonye nese ko nanjye ntabizi urukundo rujyaho rushaka nese ngiye nakora iki rujyaho rushaka ku buryo genda mama wawe nkabana nyoko bukwe Betty uratekereza cyane ntago utekereza ngiye numva nakosa mfite urarifite kuba nahisemo uwo nkunda none Kayusi yarahindutse urabizi nawe warabibonye yabaye icyaremwe gishya yarahindutse ameze neza ubutinganyi yabuvuyemo ayambara akaberwa asigaye asa neza none se ngewe nari gukora iki Betty reka nkubwira akantu gatoya Kayusi njya kumenyana nawe biriya by'amasheneti yari yambaye n'amaherena ku matwi n'imisatsi n'amajipo ntabwo yari abyambaye Kayusi yaje yambaye neza nka kuriya wari uri kumwe nawe nibwo namenyeye na Kayusi icyaje kuntangaza nyuma nuko naje kubona yari yambitse ibindi bintu nyuma yuko nge mpura nawe none nawe yongeye yambara kwa kundi twahuye murongeye murahuye none se Betty icyizere ufite n'iki icyizere mfite nuko yahindutse yabaye icyaremwe gishya yahindutse ateze uri mu mutima we oya no mukumigo no kuko agaragara yarahindutse biragaragara nyine nakubwiye ngo gemenyana nawe ni kuriya yari yambaye ni kuriya yasaba ira byenda niyo yari yambaye ntago yari yambaye iriya ntago yambaraga nyine nk'abatinga yego ntago yambaraga nk'abatinga ariko ubu ngubu kuba byarabaye he yarahindutse yabaye umwana mwiza yabaye mwiza umuntu mwiza ntago ubushize bamuganye mama wawe wari wavuze ko nyine utazigera ukunda Kayusi ari nayo mpamvu wenda avuga ati ko wavuze ko mutazakunda nabyaje biti umusobanuro wamugana ukuntu byaje Keza nanjye ntago ngiye nzi ngo nasobanura gutya ngo byaje gutya ngo ibikindi ngewe mfite uburenganzira bwo gukunda umuntu nshaka kandi ndi umwana mukuru ndi umuntu mukuru mfite nyine uburenganzira bwanjye icyo ni igisubizo ngomba kuvuga ko nyine nkunda kuba mwaramenye se bivuga ko ngewe ntakonera n'umuntu hega amatwi nkubwire Betty ndi mama wawe narakubyaye ntago uri fura yanjye ni gute ushobora kumva ko wajya gukundana n'umuntu twabyaranye nubwo tutabanye mu nzu ariko twarabyaranye n'umugabo wanjye ni gute ubana n'umugabo wa mama wawe mu bibaga ari umugabo wawe kuko ntago mwabanye aho mwahuriye hanyuma uriya mwana uretse kuba narabyumvishije gutyo ariko Betty aba ari umugore n'umugabo sibyo nuko ataranye mu nzu ariko barabyaranye ufite ubwenge cyangwa ntabwo ufite asubire Keza ufite ubwenge ufite ubwenge nakwemera gute ubundi uramwana karuwa Kayusi ngahumva wabyumvise wabyumvise oya kuba narakunze Kayusi ntago bivuga ko wowe mwaramenye yego
sinzi aho mwahuriye sinzi naho mwavuganaga Beti ntabwo uzi ko umwana ari wa Kayusi ntabyo uzi wamuhakaniye ngo ntabwo uzakora none birangije uvuga ngo ntabwo umwana ari wa nari impari samuteye ntabwo ari uhari ntabwo wari uhari ariko Kayusi warabyemera Kayusi afite iki gituma namugendaho ariko Beti uri muzima uratekereza cyangwa urandumbiye urampombeye bigenze gute Beti ntabwo nkurumbiye nanjye ntabwo nzi ukuntu nisanze namukunze kandi ntabwo nabizira wisanze yego ufite gahunda yo kujya ku mama Beti oya mureke wirwana hano mbabari ufite kujya gukura oya mama Beti oya icara mbabari icara oya wirwana oya mama Beti ntabwo twaje kurwana mama Beti icara hasi n'agahungu wawe oya wirwana mu kiganiro oya reka mbakubite icara mbabari oya icara mureke oya mureke mama Beti wirwana ariko wirwana mu kiganiro umugabo se mwaba ntabwo Beti yagusubiza yakuko ari muri mama ariko wimukubitira hano none arabyara yakora umugabo wawe ntega amatwi nkubwire Keza uyu mwana arabizi byose byambayeho tega amatwi nta burenganzira ni mukuru ntabwo ari uburenganzira bwo kuba Beti niba wumva wabana na Kayusi je uhite unyibagirwa nka mama wawe nta kuntu umva tega amatwi uzabyara ndi nyoko nze nkurebe noneho Kayusi n'umugabo wanjye twarabyaranye Beti iyo sura ushaka kuzana mu muryango ni iyihe kuba mwabyaye ntabwo bivuga ko nta mukunda no kuvuga abantu batugiye bangira inama mana yanjye mureke nibariza mfite uburenganzira bwo kunda umuntu ushaka ndi umuntu mukuru wo kuvuga ngo ndakunda mureke tubaze abantu badukurikiye mwabantu mwe iyo turi kuganira gutya haba hakenewe inama zanyu kugira ngo mutubwire uko ibintu mubyumva no kuvuga ngo iki kibazo kirakomeye Beti afite uburenganzira bwo gukunda umuntu wese ashaka umusore ashaka ariko ari gukundana na Kayusi muramuzi kandi Kayusi yabyaranye n'uyu mumama mana yanjye ubwo Kayusi nabyarana na Beti umwana we azaba ari wa Kayusi kandi ubwo mama wa Beti azaba ari nyirabukwe wa Kayusi ndi mukeba we noneho wongera ube na mukeba wa Beti ariko nanone Beti akavuga ati urukundo ni urukundo nyine abantu mudukurikiye mujye muri comment mutubwire hagati y'umuryango ko hagiye kuvukamo amakimbirane bigende ibyo bintu byaba murabyumva abantu bankurikiye nanjye banyumve niba narabyaranye n'umuntu ni gute umwana nabyajya kumva ko yamukunda akabana nawe ese mana Beti nanjye nibangira inama ndi umuntu mukuru mfite uburenganzira bwo gukundana n'umuntu nshaka ariko Kayusi mwarabyanye ntabwo mwabanye mu nzu nk'umugore n'umugabo ariko ndamuhekeye naho mwahuriye simazi base kuba narumvishije ngo mwarabyaranye gutyo gusa nta gihamya mfite nta naho nigeze mbabona umubyarana just kuba mbona ufite umwana nawe uvuga ko umwana ari wa Kayusi sibyo kuba mwarabyanye ntabwo uvuga ko nta mukunda kuko nawe aramukunda kuba twarabyaranye urumva ugomba gukunda umuntu wabyaranye na mama wawe bibaho ubundi se mama kakubaza ubundi impungenge ufite nizihe rero nuko abantu bazakubona nibizavugwa umva nkubwire none nkwiye gusangira umugabo n'umwana nabyaye bibaho ntago byakunda Keza mu muco wa Kinyarwanda cyangwa si na hano mu Rwanda no mu mahanga nta ibyo bintu ntaho byabaye kuba mama wawe yaba yarabyaranye n'umuntu umuhekeye umwana wabyakahindukira akajya kugira iki kumva ko yamukunda ngo babane Keza ntaho byabaye none se ngiyo habayeho urwo rukundo rwabo bigenda biti umwana ubwo bigenda sinkubeshye ruramutse runabayeho usibye ko ntaranarwumva runabayeho n'amahano pe ntago ari amahano kuko ntago mwasezeranye ubwo ikibi nuko barasezeranye kandi asekeza tuvugisha ukuri uretse kuba mama yaje ariko waretse nkamukubitira hano nkagenda kukubita ntabwo bibuze gukuraho kakunda Kayusi nta kintu biri buhinde none se ubazamuku Beti reka nuramukubanye na Kayusi niba wumva unamukunda mu buzima bwawe utashobora kumwihanaguramo yaba urwaye yaba wahuye n'ikibazo ntuzongere kuntekereza mu buzima bwawe urakikemurira reka nkubwire urakikemurira jewe nzirwanaho ukunde Kayusi yemera kuko Kayusi apanga ukora kurungura umukecuru oya mama Beti babari oya wirwana mama Beti wirwana mama Beti hacara mureke nose niba yakoze kubera kushaje ubundi mbizire umva nanjye simushaka umva je simushaka ntabwo shaka ngo bane nawe icyo ntashaka nukubana n'umuntu nabyaranye nawe
kandi icyo kintu uzamushakira undi mugabo kuri ariko ndamumushakira ubu abasore bari hanze aha Kayusi ni wahisemo koko ni wahisemo usibye ko ugiye kwandagara ukarya amabyi tega amatwi nubona Kayusi atakwandagaje ntago zanyandagaza Beti uzagenda mu rugo ko Kayusi wicare narabyaranye nawe wicare uzabura igiki uzumva kugufasha se n'umwana iki sekwemereye kugufasha n'umwana ndakubaza uzicara mu rugo kwa Kayusi mubane umwana ashari nzajya azagufasha nta kibazo bintwaye ntabwo uzafuha ntabwo nzafuha Beti Keza mwaretse iki kibazo turagikemura mwaretse Beti ko oya mureke nubundi byarangiye ntaho nzongera guhura nawe muzahura kuko n'umwana wawe Beti ntaho oya muzahura kuko n'umwana wawe oya mureke babarira wirwana kujya guhurana muzahura kuko n'umwana wawe sibyo oya icara oya mama Beti oya mureke ngo mureke icara babarira icara babarira Keza babarira icara mbabarira uramura iki ngenzajya mbizira babarira oya mureke kumukubita ntago bikuramo umutima we akunda Kayusi ese ubundi nubundi Keza nishaka mari kugari yuko Kayusi yamwanza akaza kugukunda ngewe aramura iki tega amatwi Keza nyumva nk'umunyamakuru nyumva ibi bintu nubundi reka Beti mukubitira aha kuko nubundi ntaho nzongera guhura ne urugendo atagenda Kayusi ntago byakunda ntago biri oya buretse turacyaganira ntago byakunda oya buretse turacyaganira iki kibazo ni cy'umuryango uyu ni umwana w'umukobwa aratekereza yataye ubwenge banza wumve Beti afite papa we sibyo hari papa we azamuganiriza sibyo papa wiwe kubwiye inkuru nana yumva iki kibazo ni umenya bamuroze uyu bamuroze ntago ari muzima ni cy'umuryango bamuroze uyu ntago ari muzima urumva muzabigeze mu muryango wenda wibye gutera mu muryango nge nshobora kujya kuvuga ibi bintu ubu birashoboka gute ko nzabihera he koko erega nta kintu cyose kirakirwa ntago cyakirwa ke kandi ibyaye ikibazo irakirigata urumva n'uwawe waramubyaye mu bintu byakirwa ibi ntago birimo nuko ngiye kubana na papa wambyaye Kayusi yarambyaye ubundi Kayusi ntago yambyaye iyo banye na so nibwo ubukoze amahano yego nese uranima ni papa ntiwamutinya niba utinyutse umuntu twabyaranye ukumva ko wamukunda na so ntiwamutinya maze kubona ko ari ikirimo ari ikindi ntabwo ni ikirimo ari uri igicucu wowe uri igicucu oya mureke mama Beti hafi mama Beti mbabarira mureke oya mureke ariko mureke ugira amahane ugena amahane mu bintu nafuze oya mureke mama bakosi wawe ariko waretse nkagahonda ko atagusubizaga gukubite wamuretse ko bitari butuma umutima ukura uvamo Kayusi Beti reka nkubwire oya mureke ibintu urimo mureka ahubwo nk'umubyeyi uyu ntabwo ashobora kuzicuza uyu ntabwo azicuza wise zicuza ntabwo zicuza wigira ifite ina dushyigikiye nk'umubyeyi Beti uri muzima uri gutekereza mureke mbabarira reba hano wimureba mbabarira pe wishaka kurwana nawe birinduramo hariya ntacyo byahindura nubundi yabaye ikigoryi byarangiye yabaye igicucu nta bwenge afite nubundi nuva namurimagura oya mureke n'umwana wawe azakomeza umwana wawe njyewe uramubyarutse se yongera ko umwana wanjye akundana na Kayusi twarabyaranye muhekeye ntago byakunda ntago yakongera kuba umwana wanjye no mu nzira nunabikomeza utabyikuyemo uzajya utambuka nanjye ntambuka kandi uzabireba habwo papa twashakanye se nk'umutwaye umugabo ntaga iki habwo papa none se Kayusi none se ngo nkundanye n'umuhungu akantera inda tukabyarana akagenda agakora ubukwe agashaka undi mukobwa nandi mukera ntago ari mama wawe ariko urumva ikibazo wanjye nta kibazo kirimo yego mbega Beti ko nzi kuza ubwenge ko nzi ko watekerezaga rwose wiheshaga agaciro Beti waje guhinduka injiji gutyo gute ni urukundo baravuga ngo urukundo ni impumyi mama ariko ke urukundo rumuganisha kuri Kayusi ni urukundo ki nabazimu nibiki urukundo ngo ni impumyi pe kandi rubaho nuko wakunze Kayusi nawe niko nawe ashaka umukunda Kayusi namukunze ntaramenya uwo ari we
ariko ubu naramumenye. Ni gute rero noneho uyu nguyu wamubonye yarabaye kuri yarabaye inyandagazi yaramamaye ajya kwinjira mu bya Kayusi? Abyinjiramo nkande? Ubyinjiramo nkande? Ntabwo ndi umutima. Urukundo rwa n'umutima. Ntabwo ndi umutima. Ahubwo umutima waguhase gukunda Kayusi. Mu basore bose wabyirukanye nabo, ureranwa nabo, wigana nabo, ukorana nabo, urumva Kayusi ari wowe wakunze. Ahubwo rujyaho rushaka. Kubera ko no gukunda ntabwo umuntu muhitiramo umugabo. Mama ntabwo uzamuhitiramo uwo bazabana. Ushobora kumubuza uwashaka ntazigera nashaka bibaho. Babarira nkubaza akantu gatoya. Ndakumva. Nawe urumva urukundo rujyaho rushaka ushobora kumwuhitiramo gukunda Kayusi abaye ari wowe. Nge sinabimuhitiramo. None ahubwo nyine ikintu utahindura ntabwo wahindura umutima we. Ntiwamuhindura umutima. Rero niba ntawuhindura ntahindura umutima wa Betty naramubyaye akaba yumva adashaka kureka urukundo yatangiranye na Kayusi, Betty bizamubaho nibi kandi nanjye umva nkubwire, reka nkubwire, nta nubwo naba nkimukunze namukunda gute? Nta uvumi w'Imana itavumye. Nge ntabwo ngiye afite uburenganzira bwo gukunda umuntu nshaka wanjemo numva nishimiye. Kayusi be nishimiye reka kuzira ubusa. Ubundi uri seri, ubundi reka nkubaze nta soni nta soni Kayusi ufite uburenganzira bwo gukunda ushaka. None ugiye gusangira umugabo na mama wawe. Oya ariko sema oya ariko urabona kugira ngo arire. Oya umva mbanze ngo bagira ngo shingika nkari uragira ngo arire. Icara hasi uragira ngo arire. Ese kujya kumuciraho imyenda none ibi nibiki? Ishimishe n'ubundi ntazagukunda. Ntago shaka ko nkunda Betty. Ntago shaka ngo uziko ni gutuma mbitagira ngo wafushye. Adafasa ubara kumora iki? Jewe ntago nafuhiye Betty. Icyo nashaka namahana agiye gukora. Amahano atabaho mu buzima. Anshiriye umupira. Kuwuca nawe ndamuca ahubwo narebana. Nura nawe ndakuca. Ucagoya Kayusi nyamara mama kunda Kayusi ngo nabyemere. Betty. Yemere kumukunda muzana hana umwiyunge ntega amatwi. Kayusi simukunda nta kiza namubonyeho. Nta nikiza yigeza ngirira usibye kuntesha umutwe, usibye kumparabika, usibye no kujya hanze nkagaragara. Rero Kayusi nta kiza namubonye cyatuma mukunda, cyatuma mufuhira. Icyo ndi kwanga ni ibibazo nahuye nabyo nawe ushaka kwinjiramo kandi noneho ukajya mu bintu bidasobanutse. Nta mwana w'umukobwa w'umwari w'umunyarwanda ushobora kujya kubana n'umuntu wabyaranye na nyina. Ntago bibaho. Aramutse atekereza z'ubwenge. Bibaho se? Bibaho. Wamuha muha uburenga erega abantu reka ngira ikintu mbwira abantu badukurikiye. Hari inshuro nyinshi hari igihe dushaka ariko mu miryango dufitanyemo ibibazo, dufite ibibazo mu miryango. Icyo gihe nyuma bikaba ngombwa ko umuntu ashaka mu muryango ariko iwabo nyine batavugana, nta kintu nyine hagati mu miryango harimo tubaza. Icyo gihe rero niyo mpamvu umuntu avuga ati byibura iyo umuntu afite uburenganzira bwangiye gushinga urugo rwanjye. Ese ndemera gukomeza umubano wanjye ufitanye n'umugabo wanjye ntandukane n'umuryango unshe, cyangwa ese ndeko tujye kubana umushere wanjye kurikira umuryango. Bituma umuntu ahitamo imiryango ibiri itandukanye. Uri guha amahitamo Betty yo kugira ngo aguhitemo cyangwa ahitemo umusore bagiye gukundana, kandi nahitamo Kayusi arabatandukanye nawe, naguhitamo ababaje umutima we. Icyo kintu mucyumve ku mpande ebyiri zitandukanye, sibyo? Naguhitamo arababaza Kayusi kandi nawe arabahatishije. Ariko none Kayusi ntabwo Betty nawe ko muri kumushyira mu mahitamo abiri, nawe ntiyifuza kukureka ariko nanone ntiyifuza kureka umuntu akunda. Ese akora iki? Akureke wa mugani nk'uko uvuze uti ndamubyaruka sinzongera kuvugana nawe, ahitemo aguhitemo se ariko umutima wifuza. Mu bantu muri comment mutwandikire mutubwire ibi bintu bishyira urujijo, bishyira urukuta mu muryango, bigatuma umuryango utandukana kandi ku bintu bidafatika. None se mama abigenza ati akora iki? Nakunda undi ako se we ni wakunze urukundo nyamara urababaza. Ariko nubwo nakunze ntago nigeze nkunda
by'amafuti nk'ibi Beti agiyemo. Nakubwiye ngo Beti najya mu rugo akabyara ntago nzajya kumusura nka mama. Nzamusura ndiki gute se? Nzaba ndiki se? Nzaba ndi nyina cyangwa nzaba ndi mukeba we? Nzamusura gute? Mbabarumbwiye Kayusi mu rugo n'umugabo we barabyaye nzagenda mu ruhe rwego ngaho mbwira iyo sura nabigenzana gute nta nubwo binabaho uzajya kumusura nka nyina reka nta nubwo najyayo nta nubwo nahahinguka ubwo naramuka anabyinjiyemo azanabyimenyere umva izina kwitwa mama ubwo sinzaba nkiri mama we ubwo nahitamo Kayusi azaba kwibagirwa azanyibagirwe kuko nubundi ndumva ibintu akoze ntago mana mbega Beti urabyumva gute nahitamo nayiwe azambyaruke cyangwa byihorere icyambere nuko uwanakunze hari uwanakunze nanyihakana ibyo nzabyumva ndogerete nicuze ariko mu gihe ataranyihakana nago ngomba kumihakana nanjye mama nabyihore nta kibazo nambyara ariko Beti ndi kukureba nkabona ntago uri muzima nje sinzi ikibazo wagize mu mutwe nyamara uragifite ntago uri muzima Beti ntago ari Beti narinzi ntago ari we sinzi ahubwo umenya Kayusi yanamuroze rwose umenya ntago biri gusa ntago byoroshye ntago biri gusa pe ni gute Beti ashingumuza kumva ko agomba kubana na Kayusi agomba gukundana nawe Beti urahitamo Kayusi utandukane na mama no mu nzira no mu muhanda no kuri telefone ahantu hose urumva umutima wawe uri kukubwira ikibasi ese mama Kayusi tuzabana mbere umugabo ariko Kayusi niwe mugabo wenyine nje nakubaje ese nakunze mbizire ese Kayusi wamukundiye iki umukundi iki ko mubwira uti icyo wamukundiye ariko Kayusi ngene kumukunda kwanjye nta wundi nabonaga noneho arambona ndi mama we bibaho se bibaho urwandiko ruragwira genda umewe aharya nawe urumva ntabwo afite ikintu yakubwira nyine kuko baciye umugani ngo ishakira mu runtu ntibazamoko igihe uyu mwana iki kibazo ni ukukiganiriza umuryango wose koko reka nkubwire umuryango niba noneho rero uravuga ngo turarwanira hano ubwo bakimara kubimenya Beti simbizi uburyo ubuse abazamufata nk'umuntu cyangwa bazamufata nk'ikindi kintu wakwakiriye kandi papa yarahari iki uri kweki kuncira urubanza papa yemerewe gusubirana nawe mukayiranira mwana urashyiranye nyihitiramo none se ko ari umugabo wanjye kandi ikindi cya kabiri nakubwiye ngo fata izina Kayusi ufate kuba muhekeye noneho uhindukire nawe ikibazo ahantu kirura kizi ni hehe izina rya Kayusi niryo ririmo rirankubitisha Kayusi turahindura izina muhindure n'ibyo yakoze se ni uguhindura izina akitwa irindi zina urabihindura se nabyo turahindura izina kuko izina Kayusi ryakoze byaramubabaje iryo wahindura ryose ntibivanaho ko ari we wabikoze sibyo Kayusi aracyari ikibazo mu muryango wanyu reka arenze no kuba ikibazo ariko Kayusi nta nicyo namushinja icyo nshinja n'uyu mukobwa Kayusi kuko ibyo akora arabizi Kayusi imipango ayijyana ku murongo kandi Kayusi arategura bira byose akora aba yateguye ni ukuvuga ngo rero nawe ntabwo Kayusi namurenganya ahubwo niwe narengana ubwo kuriya Kayusi yafashwe akamusohokana n'imitwe simbizi igihe ntago mbyizera kuko ibyo yankoreye ndabizi reka umuntu arahinduka keza ko yambaye mu kihe birumvikana ariko se mu gihe yahindutse ese wabwirwa n'iki ko yahindutse ubu yarahindutse guteze no mu migaragarire y'abantu yarahindutse mana yanjye we yarahindutse mana yarahindutse pe ntago yahindutse Beti reka ntago yahindutse pe ubundi yahinduka atahinduka mama hero ntiyabyemera ntago nabyemera nta n'icyabikwemeza sibyo ubwo rero n'impamvu utanakemera ko yahindutse ngo uvuge ngo yarahindutse abyemere hanyuma turi gusoza ikiganiro mama Beti nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye gira ikintu ubwira Beti nako ikintu mana Beti ikintu namubwira niba nyumva niba atanyumva n'icyuko ntamushakana na Kayusi yanyumva atanyumva ndabona yarataye ubwenge yarabaye ikigoryi ariko umenye ko ibi bintu ugiye gukora bitazaguhira
ntabwo bisaguhira pe, ntabwo byaguhira. Beti nawe gira ikintu ubwira mama wawe dusoza. Ariko ikintu cyo kumbwira Beti afite ni iki? Nta kintu afite. Ikintu namubwira ni ukumubwira ngo nareka abana bikundanire, abashyigikire, abateye ingabo mu bitugu, areke kuvuga ngo ngewe ngo nawe ngo dufatanyije umugabo. Ntabwo dufatanyije umugabo kuko ntabwo mwabanye mu nzu, ahubwo icyiza nuko twasenye umugozi umwe ukamfasha kubaka urugo rwanjye, ukanangira inama, ukareka ibyo ngibyo urimo. Umugabo twabyaranye, mwarabyaranye ko ntabwo mwabanye, byarega umva kubana wibitsimbararaho. Burya iyo wabyaranye n'umuntu ntakuraho ko ari papa wa mwana. Nese kubana mushobora no kubana ntimunabyare, nta kintu kiba kigaragaza ko mubana. Ariko iyo mwabyaranye baravuga ngo uriya mwana ni uwo kwa Runa, uriya mwana ni uwo kwa Runa, sibyo? Nkuko nabavuga ngo uriya mwana ni uwa Joshua. Iyo papa wawe ataza kuba Joshua ntago aba yitwa ngo ni papa wawe. Menya ko rero icyo kintu isano riri hagati yawe na papa wawe riba ari isano rikomeye cyane. Bari kundeba ni bangira inama bambwiye icyo ngomba gukora, nanjye ntabwo nzi icyo ngomba gukora. Abantu mudukurikiye mujye muri comment, ni ukuri hano noneho mva iki kiganiro ni turi gutabaza, mutwandikire muri comment. Ese uyu muryango Beti akora iki? Areka urukundo rwe kandi namwe Kayose mwana mubonye ni ukuri Kayose yarahindutse sigaye avuga ijambo, nubwo wenda binyuramo bikamucanga nk'umuntu utamenyereye gutereta. Ese bigende biti umuryango kugiye gutandukana kubera Kayose? Beti muramugiriye ihe nama? Mama Beti se we nawe ibyo avuga nibyo, wa mugani umuntu babyaranye agiye kuba umugabo w'umukobwa we. Urumva nabyo ni ikibazo nyine amasano ubwo arimo aho. Namwe muri abantu bakuru murayumva, mujye muri comment mutubwire murabyumva muti bimeze biti. Ese wowe wakora iki kugira ngo tubashe kumenya, kugira ngo hatagira umuntu ubigenderamo Beti atabirenganiramo kubera gukunda, ndetse na Mama Beti nawe atababazwa cyangwa se umuryango watandukana kubera iki, kubera icyo kintu. Ahubwo se ubu yanawugarukamo, ntabwo yanawugarukamo, yaba ari igihe yaba ari se yaba ari buri muntu wese witwa umuryango, nta nubwo Beti yakongera kuwugarukamo. Ubu se ari gutekereza iki koko? Koko uratekereza iki? Reka twizere ko abantu badukurikiye baza kugira ikintu inama n'ibitekerezo batwungura. Beti Mama Beti gabanye uburakari, oya ntabwo murabigeze mu muryango. Uzi kubyara umwana akakubera igicucu, murabigeze mu muryango, muraza kubiganira nk'umuryango, sibyo? Kandi biraza kuza gukemuka, sibyo? Hanyuma icyo umuryango uzanzura ni icyo abantu baza n'inama baza kuza kubagira, turaza kuza kumenya muri comment, tubifatira hamwe imyanzuro kugira ngo tubashe kumenya niba koko icyo kintu cyahinduka. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.